The Zoom TV 24. Nitwa Selector Daddy nkaba ndi umu DJ ukorera mu karere ka Rubavu. Irasanzwe kuko nuko nyine irimo abastari. Ariko ikibari nk'undi muntu wayiririmbye utari bariya ntabwo ari kuboostinga cyane nkuko barabayiririmbye. Ni indirimbo isanzwe nk'izindi zose. Hari indirimbo nyinshi mu Rwanda ziyirusha ubwiza ariko nuko yahuriyemo n'abari abantu kandi bafite bakomeye cyane n'ubutatu bukomeye mu gihugu. Nitwa Kidum Eli ndo umunyamakuru uko nari nyiteze nanga ariko nayibonye. Numva ko indirimbo nyine iri y'igitangaza irimwe mu mashusho nyine arenze East Africa. Ariko urebye neza amaso y'indirimbo yitwa Sowe nta mashusho kugeza uyu mwanya none n'ayanga yanuza ya Sikosa ndaho bihuriye. Nitwa Wishema Salomo abenshi banzi nka Big Shema nkora ibiganiro by'imyidagaduro nkaba umunyamakuru RBA by'umwihariko. Indirimbo Sikosa kuri njyewe nayibonye mikosa ntago navuga ko badupfunyikiye bakoze kandi ni imbaraga umuntu erega ajya shima umuntu ikintu cyose yakoze ariko nanone baduhaye uko bareshyaga none se wageraga ngo bajye kuduha ibyo badafite. Nayibonye mikosa sinzi abantu amatwi uko yumva kimwe ariko nge ngereranyije ku giti cyanjye hari nk'indirimbo yitwa Ikole ya Oliver Ngoma uramutse uyifashe ukanumva Sikosa ya Kevin Kade Element yewe n'uwitwa The Ben uraza gusanga ari indirimbo imwe gusa ni indirimbo imwe urajya kuyifata wumve nk'indirimbo y'uwitwa Pasi Kizito naho urumva ni nk'ibicurangisho bisa nkaho bicuranze kimwe ariko byagera kuri Ikole nk'aba DJ bashobora kubyumva neza BPM urumva ko ari zimwe rwose. Nge simbona sinzi n'impamvu yanateje akavuyo kangana kuriye kuko ntiyagakwiye kuba iri kwa ruriya rwego. Ikindi ni indirimbo nziza iryoheye ugutwi wayumva nk'umuziki nyarwanda ahantu uri kugenda werekera ukumva ko ni ibintu bimeze neza ariko nkongera nkababara kuba uko twari tuyiteze by'umwihariko nko ku mashusho numvaga ko ari amashusho agomba kuza aremereye ku giti cyanjye ndabona nta byacitse nta gitangaje kirimo kugeza ubu ariko ni indirimbo nziza ariko itagakwiye guteza isereri ingana kuriya ngo isohoke imeze ityo. Ku giti cyanjye nk'umu DJ ni nziza kuko ugendeye ku buryo ducuranga ifite BPM nziza. Ni indirimbo ya Zouk iri muri genre nk'indirimbo yitwa Golo ya Pasi. So ni nziza kuko irimo abantu bafite amazina akomeye nubwo nyine urabizi kugira ngo ikintu gitera imbere babanje nyine kuyitwikira kuko irasaga ndakeka irasaga bundi yagomba gusohoka indirimbo barayitwikiye ndabona igiye gutanga n'umusaruro ko mu masaha nk'abiri gutyo atatu ashize isohotse urabona ko iri kuzamuka kuri YouTube. So kubwa nyine indirimbo nziza nubwo hari abantu bamwe batari kuyakira neza ariko nuko igisohoka akenshi indirimbo igisohoka hari igihe abantu batayakira neza ariko ndakeka nka nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 ino ndirimbo abantu baza kubikunda. Ni nziza kuko irimo The Ben irimo Element irimo Kevin Kade nawe maze kuzamuka neza. Ni indirimbo nziza ku giti cyanjye izafata hit kuko ifite BPM nziza yo gucurangirwamo. Ni indirimbo harimo Afro Gako ariko agace gato cyane harimo na Zouk urumva ni jari nk'ebyiri cyangwa 3 ziri kombine. Ari umuntu ukunda Zouk ukunda Afro Gako nkuko Afro Gako Element ari kwiteza imbere ndakeka irandi ndirimbo izakundwa. En plus harimo indimi hafi 3 enye harimo igifaransa harimo igiswahili harimo ikinyarwanda ndakeka ashobora harimo n'akagande gakeya niba ntibeshye. So urumva rero bashatse gufata isoko ryo muri East Africa hose na hanze ya Afrika abumva igifaransa abumva igiswahili abavuga ikinyarwanda tumva turi no mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. So ni indirimbo izanacuruza kuko ndakeka bano basore kuko bitiranyije ari batatu bazibanga ry'umuziki niyo mpamvu bihuje kandi bagashyiramo zirandi imizigo zitandukanye. Iyi ndirimbo izakora cyane. Indirimbo nabivuze uko igenda ikurana kurushaho kugenda iryoha ni nako abantu bagenda bayimenyera kuko nasowe nawe twatangiye kwiyumvisha ikiza abantu batangiye kuvuga bati melody ntago ari gutya twagakwiye kuba tubona ikintu duhereza kimeze utya ariko aka kanya sowe iri kuza kuri chat hari amatop ihagarariye ndavuga indirimbo zikunzwe iri kuri trend haba hangaha mu gihugu no mu karere. Ndumva rero niyingiye ejo cyangwa ejo bonde kandi abantu dukunda ku buryo butandukanye abantu bazi umuziki indirimbo barayumva nubwo tuvuga tuti isa nk'izindi zo twatanze hingero ariko
uko tugenda twumva indirimbo cyane nako irushaho kugenda ikundwa isaha ku isaha umunsi ku munsi. Ndamya neza ko indirimbo izanakundwa nubwo yamanje kugira bombori iza isanga icyanga cyayo abantu basa nkaho bagishize. Yego. Amashusho hari abantu batangiye gukritika kuko bura hari abantu dufite mu Rwanda bazi gukora amashusho ya nijoro, nka Gadi akora amashusho meza, mu director mwiza, ariko cyane ku mashusho ya nijoro ntabwo bijya biba byiza cyane nkuko nka uriya mugabo wa Shadibu Medisa rero azi gukora amashusho ya nijoro cyane kurusha Gadi, ariko harimo creativity. Wabonye ko harimo ibintu cyane by'ubunyafurika cyane, harimo creativity. Amashusho ni meza, ariko harimo nyine ibintu by'ijoro ntago biri deep cyane nkuko Medisa yakibare wa directinze cyane ira video byari ko byiza kurusha, kuko bashatse gukoresha ibintu by'ijoro cyane kurusha ku manywa. Mazina ari mu ndirimbo n'indirimbo ntago bihora cyane. Oya, audio ni nziza, ifite amajwi meza. Of course nk'abayiririmba nyubwo na commence cyane ku mashusho, ariko audio nayo n'umundi ku bantu bazi element ele ni kwanza ngiye gitangira nabanze kugira ngo ni ahazaza atunjya mbasusanya, nabanze kugira ngo niyo bitanibuka ko ari indirimbo nshyashya ndi kumva yitwa Sikosa, kuko kumvaga ko touch za element nyine nizazi niziba zidahinduka, ari ugasanga nyine no mu bahanzi by'umwihariko mu producer harimo akantu ko gusa nkaho harimo kugenda bumvana mu ndirimbo. Urebye audio nayo nta kintu kirimo kirenze ku ndirimbo tuziza element. Ku muntu wumvishe Milele akumva indirimbo za Kevin Kade zashize, akumva indirimbo Forever ya The Ben ishize, akumva n'iyi Sikosa, ahita yumva ko nta kintu kinatandukanye rurimo rirenze hejuru cyane. Ikirimo nuko ari brand new song yasohotse gusa, ikirimo nuko indirimbo nshyashya yasohotse. Yego. Gusa indirimbo iri gukurikirwa, ariko ugakurikirwa cyane ku bwoba bw'amatsiko bw'abantu benshi bari bayitegereje ari benshi. Ikirimo nuko indirimbo nshyashya yasohotse. Gusa indirimbo iri gukurikirwa, ariko ugakurikirwa cyane ku bwoba bw'amatsiko bw'abantu benshi bari bayitegereje ari benshi. Aya sowe ku mashusho ku rwego mpuzamahanga, ku muziki sowe iri hejuru ya Sikosa. Ntago natinya kubivuga, wenda abantu bashaka kuba bafite ukuntu bumva ibintu bitandukanye. Urebye ibitekerezo biri muri video ya Sowe ukareba n'ibitekerezo biri muri video ya Sikosa, cyangwa se uko Sikosa imeze, ntago abishyira ku munzani umwe ku rwego mpuzamahanga mu bucuruzi. Sowe rwose ku rundi rwego. Tunashimira Bruce Melody ku kazi keza akomeje kugenda akora we na team ya 155 AM. Ni ibintu byiza cyane, ariko n'ubundi turacyari muri ya run up, turacyari kwirukanka, turacyashaka kugira ngo turebe uko twafatisha isoko ry'ahangaha mu karere, yewe no muri Afrika muri rusange. Ariko ngereranyije nkize ku munzani Sowe iri hejuru. Ntago navuga ko bidahura, ariko ntago ari wo musaruro twagakwiye kuba twabona kuri The Ben waruhuye na Kevin Kade, element y'umuhanga, ariko ukajya gusanga ugasanga indirimbo ukuntu isohotse ntago ngiye mbifata ko indirimbo yagakwiye kwimeze gutya. Ntago umusaruro wayo ukuntu twari tuwiteze ntago ariko tubonye. Wenda ko indirimbo igenda ikura, igenda isa nkaho iryoha, ushobora gusanga mu minsi iri imbere turatangira kuviva ubuzima butari nk'ubwo turi kuviva uyu munsi indirimbo igisohoka. Kuko igisohoka feedback ntabwo twazibonye nkuko ngiye ntago feedback nabonye arizo nari niteze. Numvaga ko ishobora kuzika biri ku rwego rw'indirimbo tubona muri East Africa zikomeye. Indirimbo yagakwiye kubiri ku rwego nkizo tumaze iminsi tubona abanyamahanga basaba ko abahanzi bo mu karere basubiranamo. Niko ngiye nabyumvaga. Numvaga Kevin Kade wo munda wo muri Jugumira waririmbye ndamutatamura, indirimbo nkizo zikubita. Numvaga ko irazi kubita, ahubwo natonguye no kumva ari indirimbo ituje cyane. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Sugira cyangwa se Enzo Empire mu mazina yanjye yose, cyangwa se amazina nkoresha y'akazi mu buryo bujyanye na entertainment. Nkaba ndi CEO cyangwa se CEO fondateur wa Enzo Empire mu buryo bureberera umuziki. Nanjye nkaba ndi umwe mu bategura ibitaramo mu karere ka Rubavu. Navuga ko uko nari nyiteze n'ukuntu nayibonye, ngewe nasanze ahubwo bampaye ibirenze ibyo ni expectingaga kuba nabona. Ikintu cyagize nziza, bagaragajemo culture y'Abanyafrika, bagaragajemo umuco uri deep cyane muri Afrika, ariko bidashingiye cyane kuri traditional y'u Rwanda cyane, ahubwo bakombininze traditional ya Africa, all Africa
niko njye nayibonye kandi ntiyanshimishije cyane mu buryo burenze. Dusanzwe tubona amashusho, reka nayo kujya no kure tujye mu mashusho wenda yo muri za Tanzania, amashusho akorwa na ba Diamond Platnumz, tubona ko ari amashusho nyine bakoze bari aba producer barimo ba Skana bandi n'abandi bakora amashusho arenze ku buryo iyo urebye ubona iyo urebye Sikosa ubona ko nta kintu kiri buze gukompeta kirimo n'indirimbo turi kuvuga zabo muri Tanzania, nta kidasanzwe kirimo, ahubwo karite y'indirimbo ni iyihe. Nakubwiye nti niba warumvise indirimbo za Ken Soul za Elements zimaze iminsi zisohoka, niba warumvise indirimbo Forever ya The Ben imaze iminsi isohotse, niba warumvise indirimbo za Kevin Kade, nta kintu kirimo kirenze twavuga duti iyo hajyamo uyu nguyu byari ku bindi bindi. Icyambere ni product, kwanza first product, audio compose gute, amazwi y'indirimbo compose gute, indirimbo irimo yenjyana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva rero ko kurebwa izarebwa ariko ikarebwa ku iye mpamvu, kucyo babanje kutubikamo cya beef yari hagati zabo, bagiye batubwira ziri hagati yabo, ariko tutazi nimba koko ngo nibyo se byarabaye cyangwa se iki. Ntabwo tujye tubona ukuri kwa buri muntu wese, tugamiriza ukuri ati ngewe naswanye na Coach Kael dupfiye indirimbo. Element avuga ati bagiye baduha utuntu duto cyane ngo inafu abandi ngo igihe kirageze, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntibigeze badukorera ku mutima ngo batubwire ngo ikibazo ni iki gihe, ariko ko indirimbo turayibloke. Just ni plan z'abahanzi gusa. The Ben bahakana ko atajyizera mu bintu by'amaplank, ariko just kamika muntu no mutima we. Ahubwo ikintu kigiye kuba buri indirimbo igiye guhemukira indirimbo nshyashya ya Ken Soul. Ken Soul afite indirimbo yitwa No One kandi nziza cyane yakoranye n'itwa DJ Neptune, nziza cyane pe. Unagenda kureba ayo mashusho ukareba n'aya ngaya, is just nta kintu kirimo kirenze Sikosa bavanga irushize ngo iyo Ken Soul ndi kuvuga uyu mwanya. Ziracyari nshya ariko ku bwanjye buriya Sikosa niyo ifite amanota menshi, ni iri hejuru. Kosowe ugereranyije usanga ntago abantu benshi bayizi buriya, uretse abantu b'abakoneseri mu muziki nabo bazisobe, ariko iyi ngiyi Sikosa ndakeka niba ari uko bayitwikiye cyane, niba ari uko arimo The Ben. The Ben ni izina rikomeye cyane, indirimbo yose yaba arimo nubwo yaba ari mbi abantu banayimenya, ariko Bruce Melody nawe ni umuhanzi ukomeye, ariko iriya ndirimbo ya Bruce Melody urwego iriho mbona abanyarwanda ntago bari ku rwego rw'abanyarwanda cyane par rapport iyi ngiyi niyo abanyarwanda bazisangamo cyane kurusha Sowe irimo. Uzi ko buriya akangubwira ikintu cya danje abantu bareba mu iriya ndirimbo, uretse nge n'abandi abenshi bari kureba bari abahanzi baririmbye, nta nubwo bari kwita ku ba Vixen barimo. Ndakeka kubera ko harimo n'amashusho menshi cyane y'ijoro, harimo n'abantu batamenya abantu bakitinze mu iriya ndirimbo ngo ni bandi, bakaba bategereje kureba igitero cya The Ben, igitero cya Kevin Kade banaririmbye neza cyane rwose, na refrain nziza ya Element. Aba Vixen barimo bakoze neza, ariko uri abantu benshi ntabwo bazabamenya. Yacuruza kuko harimo umuco wa Afrika, kandi urabizi abahanzi b'abanyabwenge nicyo kintu ngo bari kwibandaho cyane, bari kwibanda ku mico yabo, aho bavuka, aho bakomoka, by'umwihariko kubera yuko turi muri East Africa na zina ndimi navuze basizemo. Urabona ko bitaye cyane, harimo jare yo muri East Africa cyane. Ku mashusho irandirimbo izarebwa, ndakeka nta nubwo byaninga umunsi umwe cyangwa ibiri urandirimbo itaranywa no kuri Trace. So kubera ko iri no mu maboko meza, harimo bazanayipushinga cyane, ariko ndakeka ku bwanjye irandirimbo ni nziza, nge ntacyo nyinenga, yaba amashusho cyangwa se yaba audio, yaba BPM nziza irimo ducurangiramo, so ni nziza. Hari abantu benshi cyane bavuze ngo iyo haza kuba The Ben yasimbujwe na Bruce Melody, ariko ngewe na undi muntu wari kujyamo, ariko iyo hiyongeramo nk'umuntu witwa Juno byari kuba ari amateka adasanzwe gufata Kevin Kade plus Juno plus The Ben ukongeraho icyo gikura nkota nyine Juno, man byari kuba ari best song. Ariko actually ntago ngiye expectingaga ko wenda Bruce Melody yari kwijyamo mu buryo ngiryohe ngo mu buryo burenze, ariko The Ben sindi umufana umwe cyangwa undi, ariko ndi expectinga ko iyaza kuba atayirimo bitari guhindura cyane uru rwego. Barahagije, mbona nta numwe wari ukwiriye kuvamo hariya ngo hajyemo aho ngabo, kuko indirimbo urabizi, indirimbo nabonye no kuri channel ya Kevin Kade, indirimbo ni ya Kevin Kade. Element ntago yavamo kuko ndakeka muri nk'abantu baririmba refrain, Element ari mu bantu baririmba refrain neza, ntabwo ari kuvamo ko refrain niye. The Ben nawe ntago yavamo Bruce Melody ajyemo,
so numva bari abantu bari mu irandirimbo ni nkuko Kade yabitekereje kugira ngo ashake bariya yari afitanye n'umubano na ba Kenny na ba Bruce Melody ntago bari kumwangira ariko iriya choice yakoze ni nziza kuko indirimbo ni sawa. Yari ngombwa kubera ko nsigaye mbona showbiz yo mu Rwanda cyane cyane mu bahanzi cyangwa se abantu bakoresha ama social media yaba YouTubers haracyarimo ka kantu ko kubanza gutwikira ikintu mbere ko gisohoka, bagitwikira mu buryo bwiza cyangwa se bikanyura mu matiku amatiku abantu bakumva ko ari amatiku ashobora no kuzana ibintu by'umwiryane ukomeye cyane hagati y'abantu babiri baba bahanganye ariko ba nyir'ubwite bo baba bazi icyo bari gushaka. So mu Rwanda rero ahubwo nabonye ariyo turufu ya mbere, ariyo turufu ikomeye yo kugira ngo igihangano cyangwa se n'ikindi kintu ushaka gukora gitera imbere. Ahubwo ndabona bishobora kuzafata nk'intera runaka abantu bakafatanya na beef, noneho na beef ya danje twe tugakeka yuko ari ugutwikira ikintu kuko urabona beef iraza tukamenya ko mu minsi izaza hari umuhanzi uzasohora indirimbo mwabo ngabo bari gutongana ejo n'ejo bundi ugahita ubona biyunze iyo ndirimbo igahita isohoka, abantu barabanje kumenya izina ryayo mbere, ama challenge yarasohotse ku ma TikTok n'ibiki byose. Iyi ni beef nyine ni umuco maze kubona mu bantu ba muri showbiz mu Rwanda. Urumva bose ni abahanzi beza kandi buriya buri muntu wese afite umuntu akunda. Urabizi n'abanyamakuru nk'urugero nk'abogeza nk'umupira, abanyamakuru b'imikino, umunyamakuru ashobora kogeza nka match ya APR na Rayon Sport bakayimuha ariko afitemo equipe afana mu izo ngizo. Bose ni abahanzi beza kandi barakora cyane. Umwe urabizi bamwita Munyakazi arakora cyane kurusha The Ben, ariko The Ben nawe ni umuririmbyi mwiza. The Ben iyo yitondeye igihangano cyiwe agisohora abanyarwanda bakagikunda ndetse n'abantu baba hanze y'igihugu. So bose ni abahanzi beza. Irani beef yo muri showbiz kandi irangira ntago bari yagusa babikoze kandi nta nubwo ari bazanabikora gusa. Beef izahoraho yo muri showbiz kandi ibikenewe kugira ngo nkatwe dukurikirane imyidagaduro n'abandi baturage bari hanze kugira ngo bagomeze nyine bagire attention ku bintu runaka biri gukorwa. Mbona bira ntacyo bitwaye kuko bose barakorana abahanzi, buri afite hanyura undi afite hanyura, management ziratandukanye. N'igihe rego umuntu akora bitewe nuko management iri ku managing. Kandi mubwira twe dukeneye indirimbo 3 ku kwezi, yo dukeneye imwe. So abaturage rero twe turajudginga bitewe n'amarangamutima yacu, ariko ku ruhande rwanjye bari abahanzi beza.